Nongeye kwirirwa neza se, ndabasuje ni inshuti yanyu yigarukiye ibakunda cyane cyane. Nari maze iminsi nararwaye ariko nkajya nsenga Imana bati abantu banjye babayeho bati hari abantu rero bamaze iminsi batugezaho ikiganiro ngo nyine batubaza ati si bukweri umugore arangije arambwira ati nashatse umugabo. Muri uko gushaka umugabo ariko mva nari naraciye imyeyo imishino ari migufiya nyine etari yo ku rwego nyine wumva ashaka. None se arongera arandika aravuga ati none se imishino miremire n'imigufiya ikoreshwa kimwe, cyangwa se iyo bari kukurongora uburyohe ni bumwe? Yawe shamani, icyo kiganiro ni nk'icy'abana pe, ariko nta kundi nyine ndagukunda, niyo mpamvu nicaye hano ndi kuvuga ngo nakugira inama. Umva mushuti wanjye, ushyire umutima hamwe, yaba imigufiya yaba imiremire byose ku muntu waje kugukorera serivisi, arijya agukorera serivisi bigahura n'ayandi miremire, ushobora no kurusha n'ufite miremire. Mushuti wanjye wihangayika rero ngo ushyire umutima kure, naje hano kuguhumuriza, ni ukuri kandi ndagukunda cyane pe. Iyo umuntu atinyutse akaba yakwandikira akakubwira biriya ari amagambo nyine aba afite ikibazo, ariko inama nagira n'abo bagabo bamenye ko ibintu byose ari kimwe. Ngo nyine birongorwa nyine ubundi ahantu bitandukanye. Buriya hari n'igituba kiba kidafite imishino ariko kikaryoha kikagira n'amazi yewe, ukajya ukubita ibintu bikijyana, sibyo? Ariko nyine ari n'ikishobora kuba kiyifite, urumva, kikaba nyine pe gifite ububobere ariko ayo mazi ari nayo. Mbese nyine ni ibintu bigiye birutanwa ku rwego nyine utamenya, nyine biba bigiye birutanwa ntabwo aba ari kimwe. Gusa nyine pe hariho nyine n'abagabo nagiye numva, hari umugabo nagiye numva avuga ati mva ngewe mva narongoye igituba cyacimye nkona n'ikindi gituba narongoraye. Mva ugasanga ibintu birakururutse, ugasanga umuntu nimba n'umugore we nta niyo afite ugasanga amuciye inyuma ngo nayo, ariko buriya umugore we arimo gupfirana mwana, mva ari umugore we nta kintu atwaye, ibintu ari nta kibazo, kandi ugasanga ni ikibazo mu muryango kabisa. Iriya mishino ikintu yigufasha, ngewe ikintu nabonye imishino ifasha umuntu buriya, cyane cyane iyo umugabo agukoze ku mishino, cyane cyane nyine wumva ubishatse, ubishaka vuba. Nicyo kintu nicyo mbona cyafasha umuntu. Nanone ku mudamu buriya baravuga ngo ni umwambaro w'abamama, kwa kundi ari ukuntu ushobora kuba wicaye nabi ugasanga umuntu arebyemo n'ibiri imbere n'ibiriya, ariko buriya ushobora kuba ugifite wakwicarana nabi umuntu nawe yakurebamo imbere, ahubwo akajya abona ihatwikiriye. Icyo nubwo nibwo bufasha, ni ukuba iyo umuntu yagukoraho ukumva urabishatse byatara ku by'ako kanya bitagombye kugorana. Icyo nicyo nawe, kuko utayifite aranyara. Hari n'abantu bagiye bambaza se umuntu ufite imishino n'utayifite, umuntu udafite imishino aranyara? Utayifite nawe aranyara, yewe aranyara. Rero mugabanye kubaza utuganira tw'abana, nawe wabyibwira nawe mupapa, iyo uri kubikora uba uri kubireba, ntimukajya mutuma tujajwa kandi namwe mwabibonye. Ariko nanone ntabwo nabagaye kuba muri kutubaza ibiganiro nk'ibyo. Rero nyine icyo utazi urabaza, urabaza. Uwundi muntu aravuga ati se umudamu aratwite, ariko nyine umudamu yongeye kumurongora ngo usanga byanga nyine ibiki n'ibiki. Rero wa mugabo we, impamvu umugore wawe abyanga ntabwo nyine ubigenza nawe. Ese niba muzi ko umugore wawe atwite inda ari ngombwa, warangiza ukamujya hejuru, uba wumva ko kari bukwemerere? muba muri kwangiza umwana uri mu nda. Yewe ahubwo rero umva rero nkubwira akantu waruntu. Iyo uri kurongora umugore utwite
umugore araryama, yamara kuryama akiyongeka, nawe ukaryamisha iki urubavu, ubundi ukamucisha inyuma, ukajya umurongora neza gake gake ugenda, mbese ibintu biraryoha wana, kandi n'umwana mu nda ibintu bikagenda neza. Rero mutazongera kugira mutazabura n'umwana wanyu kubera nyine ibintu mudasobanukiwe. Ni ukuri shamana gusa nyine baba mwabajije ibibazo nyine biri byo, hari abantu baba badasobanukiwe ugasanga nyine ni ikibazo, kandi turi hano kubagira inama. Noneho rero ikindi nanone mana yanjye nari nibagiwe, ariko mana yanjye si ukuki nari mbyibagiwe. Ikindi kiganiro kiravuga ati rero wa mudamu we, umupapa niwe wambazaga, umugore wanjye yakuyemo inda, amajije gukuramo inda kwa muganga bamutegeka ko azongera kubyara, azongera gusama, bazagerageza nyine akazasama nyuma y'amezi 6. None icyo kibazo ni iki? Ati ngiye mba mfite ikibazo cy'uko wenda yambeshye, akaba ari ukuvuga ngo wenda ikibazo atari icyo ngicyo, ahubwo ari umura wagiye unyerera kubera gusambana cyane. Wa mupapa we ntago nagutesha agaciro, ariko se nkawe nimba waratinyutse ugashaka umugore ukamurongora ukagira ubuhe, nyine ntabwo uzi umugore wasambanye n'utarasambanye ntabwo wari wabyumvaho. Gusa nyine pe ibyo bintu bibaho, hari ukuntu ushobora kujya kwa muganga nyine inda yavamo, bakabona ko nyine hari igihe gishobora kugera inda ntibikigenda neza nyine, ubundi kimara gukuramo inda ako kanya baragupima bakareba bagasanga, bakavuga ati nimba uyu muntu yongeye gusama n'ubundi yakongera ikavamo. Niyo mpamvu babahaye amezi 6 ntugire ikibazo. Niyo mpamvu babahaye amezi 6, baba bareba ati numara inda nimara kuvamo ukongera ugahita usama iyindi, n'ubundi ihita ivamo, ntabwo igumamo n'ubundi. Niyo mpamvu babahaye amezi 6. Rero ntugire ikibazo, ni ukuri pe, ni ukuri ntugire ikibazo, ibintu bizagenda neza, kandi nyine muzabyara umwana, mubyare hungu na kobwa, kandi Imana irabizi pe, kandi mujye munasenga cyane. Kandi kuba bigenda gutyo si uko umura wanyereye, buriya ni ibintu Imana iba yarapanze. Ntimukajye mugira ikibazo, Imana ari igihe iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Ni ukuri rero wa mupapa we guhagarika umutima, wumve wizeye Imana ko byose bishoboka, ni ukuri yiteguye kukugirira neza. Shaka gusa nyine mwumve muguwe neza, ndabakunda cyane, nanjye nicyo kiba kinzanye hano ngo tube tuganira, kandi mwumve ko ibyo mbabwira ari ukuri kandi mubikurikize pe. Mujye mureba video munayirangize, muzakuramo inama nyinshi kandi zisobanutse. Ndabakunda cyane, bye bye. Bye bye abasheri, bye.